Yes, ashimwe nshuti bakunze bacu aho muri batandukanye tubahaye ikaze tugiye kwagezaho inkuru ivuga ko umugabo Ndayishimiye Jean Bosco wamamaye nka DJ Bob yabatijwe mu mazi menshi, ahamya ko hari urugendo rw'imyaka 3 yaramaze havugurura umubano we n'Imana nyuma y'igihe kinini yabayeho nk'umugengo w'ubuzima bwe. Reka tuze rero tubabwire inkuru mu buryo burambuye, ariko mbere yaho kanda subscribe, like, share na comment. Niba utarakora subscribe bikore rwose kuko nicyo gihe gikwiriye kugira ngo dutere inkunga cyangwa se wemeze kujibana natwe kugira ngo tukugezeho amakuru y'ibivugwa muri gospel cyangwa se mu by'iyobokamana bitandukanye, yaba ari ubuhamya, ibibwiriza ndetse n'amakuru ajyanye na gospel ari mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Ayo tubona yose mukwiye kumenya yabagezaho. Hanyuma rero reka tuze mu nkuru ku buryo burambuye. Iyo tuvuze izina DJ Bob, abantu bose bakurikirana iby'umuziki w'u Rwanda hafi bahita bumva uwo tuvuze uwo ari we. Ni umuntu utunganya indirimbo z'abahanzi akazishyira ku rwego abantu bazimenyaho, ni promoter mu magambo makeya mu Cyongereza. Ubundi DJ bivuga umuntu ucuranga imiziki y'abandi akayihereza abandi bantu kugira ngo bayumve baryoherwe, yaba mu birori, mu tubyiniro n'ahandi hose hatandukanye habera ibitaramo, kugira ngo yintertaining cyangwa se anezeze abantu akoresheje imiziki y'abandi, yivangavanga cyangwa se agenda afite ukuntu ayihuza mu buryo bwa gihanga babitojwe. Ariko DJ Bob ni promoter cyangwa se yamamaza indirimbo z'abahanzi. Niba umuntu yasohoye indirimbo agahita yifata akayisharinga, akayihereza abanyamakuru, akayivugaho, akanayicuranga ahatandukanye abasha kugera, ahafite ubushobozi hose abantu bakayimenya nyine ikamamara kurushaho. Ibyo rero ni ibintu yakoze cyane mu myaka ya mbere, ikoranabuhanga ryo kuri YouTube n'ahandi ritaraza, hakiri amaradiyo gusa abahanzi baririmba indirimbo cyangwa bahimba indirimbo bakahita bazijyana ku maradiyo n'amateleviziyo ayanga yasanzwe akoresha iminara. Rero uwo DJ Bob niho yamamaye cyane cyangwa se niho yafashaga abahanzi muri icyo gihe. Rero uyu muhanzi ntabwo uyu munsi tugiye kubabwira bijyanye n'ibikorwa yakoze mu byo gupromoting indirimbo zitandukanye z'abahanzi b'Abanyarwanda by'umwihariko abo mu bihe byashize, ahubwo tuje kuvuga inkuru itandukanye, inkuru y'ubuzima bwe bwite, inkuru y'impinduka zikomeye zibaye mu buzima bwe, inkuru yo kubatizwa akakira Yesu Kristo umwami n'umukiza nk'uko abihamya, inkuru yo guhindura ubuzima bwe akareka kubugenga ahubwo akareka Uwiteka akaba ari ubugenga nk'uko yabitangaje. Hanyuma rero reka tuze tubasomere inkuru, wenda nyuma turashyiraho comment, ariko nawe wemerewe gushyiraho comment. Reka tubabwire ko uyu mu DJ Bob asanzwe yitwa Ndayishimiye Jean Bosco wamamaye nka DJ Bob. Rero yabatijwe mu mazi menshi, ahamya ko urugendo rw'imyaka 3 ngo yaramaze avugurura umubano we n'Imana nyuma yo kumara igihe kinini abayeho nk'umugenga w'ubuzima bwe. DJ Bob wari usanzwe yarabatijwe muri Kiliziya Gatolika, yabatirijwe mu itorero Truth Goshen Ministry kuri itariki ya 4 Kamena 2026 mu cyumweru gishize, nibwo yabatijwe mu mazi menshi nyuma yo kuba agaragaza ko yakijijwe. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Igihe, DJ Bob yagize ati ni urugendo nari maze imyaka 3 naje gufata icyemezo cyo kwiyunga n'Imana nyuma y'imyaka myinshi narigize ijambo rakomeye cyane, narigize umugengo w'ubuzima bwanjye, twanyuze muri byinshi binezeza Satani, iki ni igihe ngo umuntu anezeza Imana. Ayo n'amagambo rero ya DJ Bob yitangarije ubwo rero yarabajijwe icyatumye afata icyo cyemezo cyo gukizwa. DJ Bob yagize ati ntabwo navuga ngo hari ikintu kidasanzwe cyabaye, ahubwo ni ibintu nari maranye igihe, kuko iwacu twese turakijijwe, mama wanjye arakijijwe ndetse na bashiki banjye nuko. Rero nanjye numvaga ngomba kubatizwa nibura na mukecuru yazitahira akazagenda nezerewe kuko nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hanyuma rero DJ Bob yavuze ko mu by'ukuri nta kibazo kidasanzwe cyatumye yemera ko yakizwa akaba yanabatizwa mu mazi menshi, ahubwo ko ari icyemezo yafashe nyuma yo kubona ko igihe cyari kigeze. Uyu mugabo ni umwe mu bibukirwa ku bikorwa bye n'uruhare rwe rukomeye mu kumenyekanisha indirimbo za benshi mu bahanzi babaye ibyamamare mu myaka yo hambere, ubwo ikoranabuhanga ryari ritarasakara cyane mu Rwanda. Abo bahanzi nyine murabazi benshi, ari amagurupe ya The Brothers, amagurupe ya Urban Boys,
na bano ba Dream Boys, n'abandi batandukanye n'abahanzi ku giti cyabo ba Tom Close, ba Chanel n'abandi batandukanye tutarondora aka kanya kubera ko wenda atariyo nkuru cyane cyane turi gukoraho, ariko ikigaragara nuko DJ Bob yafashe icyemezo gikomeye cyo kwiyegurira Kristo, ni icyemezo rero gikomeye cyane. Ati nta kidasanzwe cyambayeho, ahubwo nuko umuryango wanjye wose urakijijwe. Buriya kenshi abantu bakijijwe mu kabana imyaka myinshi bigucira urubanza ubwabyo, kubera ko nk'uko yabyivugiye ngo yabaye igihe kinini anezeza Satani, ubwo yakoraga nyine ibyangwa n'amaso y'Imana, ubwo ni ibishimwa na Satani cyangwa se ni ibikorwa by'umwijima, ibikorwa bibi bitandukanye atigeze arondora kuko wenda si byari ngombwa, ariko birumvikana buriya umuntu wese niyo nta kibi yaba ari gukora, ariko kuba byonyine azi neza ko atari mu murongo w'Imana cyangwa adakora ibyo Imana ishaka, cyangwa byakora byose niyo byaba ari byiza atabikora kubera Imana, byose n'ubundi abanezeza Satani, kuko Satani icyo yishimira nuko umuntu aba hatazi Imana, adakora icyo Imana ishaka, atiyegurira Imana, mbese ngo avuge ngo ubuzima bwanjye mbuhaye Imana, nzajya mbaho nshingiye ku ijambo ryayo, nshingiye kuko Imana bivuga, muri ubwo buryo. Hanyuma rero ati nanone byari byiza ko mbikora muri iki gihe kubera yuko wenda afite umubyeyi ukuze avuga ati mama atazitahira atabonye narakijijwe, kubera ko ashobora kuba wenda afite ukuntu nyina yahangayikishwaga no kuba umwana we yibera mu by'isi, yaratwawe nabyo nyine yegurira Imana nawe nk'uko n'abandi bavandimwe babigenje, bityo rero akavuga ati nabyo nabikoze none kugira ngo mama atahe, cyangwa se naramuka atashye azagende ari umuhamya w'agakiza kanjye, yarabonye ko nahindutse nuko nakiriye Kristo. Nk'uko mubizi nyine ibintu bijyanye n'ubuhanzi n'ubugeni n'umuziki n'ubusitari haberamo ibintu byinshi, benshi muzi n'abandi batazi, ariko ibyinshi nyine ni imico mibi, ubusinzi, ibiyobyabwenge, ubusambanyi, sometimes hari n'abavuga ko habamo n'ibijyanye n'imyuka mibi. Ibyo rero nyine ni ibintu abantu benshi bashobora kwisangamo, muhora mubona abahanzi bajyanwe Iwawa, urumva rero nyine niba bajyanwe Iwawa kubera ibiyobyabwenge, bakajyanwa mu bigo ngororamuco kubera ibiyobyabwenge, ntabwo umuntu wanyweye ibiyobyabwenge nyine agasara cyangwa agasinda, gusambana byagorana cyangwa gutukana, kurwana n'izindi ngeso nyine zitari nziza. Bivuze ngo rero nka DJ Bob wahoranaga n'abo bahanzi batandukanye, birashoboka ko nawe yari kwisanga muri iyo mico, kandi koko nk'uko abyemera nyine ubwo yakoraga ibinezeza Satani. Rero bivuze ngo kubireka ubwabyo nyine ukibikora, umubyeyi niyo yaba adakijijwe ntabwo yanezezwa nabyo. Noneho rero kuba ari umubyeyi ukijijwe, noneho byari umutwaro munini, yahoraga asenga ahangayitse, ntawamenya, hari n'igihe umuntu nyine aba ari nk'umusitari cyangwa se umuntu nk'uwo nguwo bakamufunga, ugasanga umuryango wenda uraza kumusura ukamugira inama ati wareka ibintu, akavuga ati ndabireka gute kandi ibyo bimbesheje ibyo bitumye mbicyamamare, akaba ari nyine yumva adagomba kubireka, bikaba biteza nyine impungenge n'agahinda k'umuryango. Ari impamvu rero yafashe icyemezo cyo kubihagarika, avuga ati ngewe nkwiye kwakira Yesu Kristo. Ngo ni urugendo rw'imyaka 3, bivuze ngo amaze imyaka 3 ari gutekereza uburyo ki yakwiyegurira Kristo, uburyo yahindukira akava mu byo arimo bibi akajya gukorera Imana. Rero DJ Bob ku itariki 4 z'uku kwezi kwa 6 nibwo yafashe icyemezo ku wa 4 ati ngiye kwiyegurira Kristo. Ni ikintu cyiza cyane gikwiye gushimwa n'abantu bose nyine bazi iby'agakiza, bazi n'umumaro wo kwiyegurira Imana. Hanyuma rero wenda icyo twavuga nuko abantu benshi bakunda kwitiranya gukizwa no kubatizwa, na akantu nyine dushaka kubungura nk'ubumenyi. Ntabwo gukizwa no kubatizwa ari ibintu bimwe, ni ibintu bitandukanye cyane, bifite aho bihuriye yego, ariko si bimwe. Ntabwo nyine uvuze gukizwa bivuze kubatizwa, nta nubwo uvuze kubatizwa bivuze gukizwa. Umuntu ashobora kubatizwa atarakijijwe, n'umuntu ashobora kuba yarakijijwe atarabatizwa, ariko ibyo bintu byombi ku muntu umukristo mwiza arabikora. Byose ni ibikorwa byiza bisaba umukristo asabwa gukora kugira ngo abe ari mu gutera intambwe zigana mu za Kristo, bari kwigana Kristo.
Hanyuma rero wenda tubisobanure gatoya, gukizwa ni ukwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ni ukwemera yuko uri umunyabyaha. Wenda tuvuge haba hari ijambo wagiye wumva cyangwa wumvise uwo mwanya ukumva rigushinjije ko uri umunyabyaha, utari umuntu w'Imana, udakora ibyo Imana ishaka, utari umwana w'Imana, udakora ibyo Imana ishaka. Hanyuma ukumva riranakubwira ngo ese wafashe icyemezo noneho ukaba umwana w'Imana, ukaba uw'Imana yemera, ukaba mu mujyo w'Imana, ukajya ukora ibyo Imana yishimira, mbese ukazibukira inzira wagendagamo zitari iz'Imana, ukumvira ijambo ry'Imana. Icyo gihe rero iyo ibyo bitekerezo bije muri wowe, yaba hari umuntu ukubwirije cyangwa se ari bikujemo gusa, uri wenyine cyangwa uri ahandi bitewe n'ikibaye nyine, ukavuga uti okay, guhera uyu munsi niyemeje kugukurikira Yesu, niyemeje kuba umuntu w'Imana, umwana w'Imana, niyemeje kugendera mu nzira z'agakiza, zo kubana n'Imana, zo gukora ibyo Imana ishaka, zo gusoma ijambo ry'Imana no kurigenderaho no guhindurwa naryo. Ugafata icyemezo, waba uri mu rusengero, waba uri kuganira n'umuntu ari kukubwiriza, waba uri gusoma Bibiliya uri wenyine, waba uri kubyumva uri kuri televiziyo cyangwa mu bundi buryo bwose, waba uryamye uri kubitekerezaho, ushobora no kuba uryama ukarota nyine ibyo bintu, ukabyuka ufata icyemezo, cyangwa se ukanagifata uri mu nzozi, wabyuka nyine ukagikomeza. Icyo gihe nyine uba ukijijwe, nibyo bita agakiza. N'umwanzuro ni ugufata icyemezo cy'uko uhisemo ko umuntu cyangwa se umwana w'Imana, ukabaho mu buryo Imana ishaka, ukareka inzira zawe wakubagamo zitajyanye n'ibyo Imana ishaka. Akenshi ubwo bishingira ku ijambo ry'Imana nyine, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, ariko utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye nyine izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Kwizera rero nyine, iyo wizeye Yesu Kristo, ukizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye, ukizera ko yapfuye kubw'ibyaha byawe, hanyuma akanazuka kugira ngo nawe biguheshe ubugingo, icyo gihe uba ukijijwe guhera uwo munsi kugeza iteka ryose. Hanyuma rero umubatizo wo ni igikorwa cyo kwibizwa cyangwa se gushyirwa mu mazi menshi, nk'uko Bibiliya bivuga, kuko hari indi mibatizo nyine yo ku gahanga no mu muriro no mu mucanga no mu bindi wenda bishoboka n'ibyo ntazi bishobora kuba byitwa umubatizo, ariko nyine warateyo ibyo mbabwira nyine n'ibyo nasomye muri Bibiliya birimo nabihamya, nabihagararaho. Wenda ubigizeho ushaka kugira ngo bisobanukirwe kurushaho, wanyandikira muri commentaire na message, nimero zanjye ziba ziriho, wanabwo wanyandikira ubundi ukabisobanukirwa kurushaho. Ariko kubatizwa ni uguhamya, bisobanuye guhamya ko wizeye Yesu. Ni ukuvuga ngo uba ugiye guhamya imbere y'abantu benshi, kuko ushobora kwizera Yesu uri mu nzozi cyangwa uri wenyine cyangwa uryamye cyangwa utekereza cyangwa uri kumwe n'umuntu cyangwa kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo cyangwa mu rusengero, ariko kubatizwa ni uguhamya ko